Nagiye kugusuhuza weme kubana nanjye kuri kamera Zerugama Solutions. Nizere ko mumeze neza. Nizere ko Noheri nkuko hari umubyeyi wavuze ngo umwaka ntuzabagye ahubwo wowe uzawugye. Rero nizere ko Noheri nawe itakuriye cyangwa yego nizere ko ahubwo wowe wayiriye cyangwa wayizihije neza. Hari akabazo kamwe nigeze kubona kibazwa ngo naka video nabanye kamwe ari kwerekana mu mujyi wa Kigali abantu bose bashizemo, abantu bose niyo baturuke pfiyo mu byaro. Ntago mbizi gusa nizere ko Noheri yawe yagenze neza, yego kandi witegura no kwinjira mu ndi mwaka. Nizere ko nabyo bizagenda neza, nizere ko na bonane izagenda neza. Uno munsi rero nk'ibisanzwe nko muri niyizira nje kubwira ibintu bitanu umuntu kubeshya akunda gukoresha. Abantu kenshi nyine babeshya ako kanya babeshya se cya hari umuntu kubeshya ako kanya ukabibona wenda kari mu kuri k'ibyo bintu nyine ari kukubwira ari ukuri, cyangwa icyo kintu yakoze ugasanga ari kuguha ibisobanuro bikwereka ko ari ukuri, ariko nyuma y'igihe runaka, nyuma y'igihe utazi ukazasanga cya kintu bya bintu nyine yarakubeshyaga. Ni ibintu bitanu bizakwereka umuntu ukunze kukubeshya cyangwa abantu bakubeshya. Bajyaga bibaza kuki umuntu aka kanya iyo ari kumbwira ikintu kuki mbona ari cyo, ariko nyine hacamo nk'igihe nkaza kubona ko wa muntu nkabona byene yarambeshye, kagasanga wenda n'ubushishozi nta bushishozi nyine twigeze tugira mu bintu umuntu runaka ariko tubwira. Uno musore ni mpamvu nakuzaniye ibintu cyangwa amagambo abantu bakunze gukoresha iyo bari kukubeshya cyangwa bari kutubeshya, cyangwa nabwo hawe ukoresha ujye ubeshya. Uri kubeshya utuntu nyine hari utuntu ukoresha. Ikintu cya mbere umuntu azakubeshya, umuntu nabari kukubeshya, ikintu cya mbere azakora azakubwira ngo sinshaka kubivugaho. Hari ukuntu nk'umuntu akora ikintu cyangwa akora ikintu waza wenda wabimwereka we akabanza kukwereka ko ibyo bintu wenda atabikora cyangwa akubwira ati sinshaka kubivugaho. Iyo adashaka kubivugaho ntago icyo gihe abagushyize mu gihirahiro, wenda niko navuga. Ntago uba umenye ngo niwe wakoze ibi cyangwa si we. Ntago rero icyo gihe umenye n'uburyo wenda icyo kintu yakoze cyangwa yagukoreye ntago ufite uburyo ki wagikemuramo, kuko abakubwiye ngo nta kintu ushaka kubivugaho. Nta wundi muntu uri buguhe ukuri nkuko yari kuguha. Burya iyo umuntu akwibwiriye ikintu nibyo biba byiza nyine. Umuntu niba yakwibwiye ati njye wagikoze, wenda akagwa n'impamvu ibyo bintu byabaye, bibasha kujya mu buryo ibyo bibazo mukabasha kubikemura. Naho mu gihe umuntu akubwiye ngo sinshaka kugira ikintu mbivugaho, ntago umenya ngo niwe wabikoze, ntago umenya ngo kugira ngo nyine bibe byagenze ukuyego. Umuntu ashobora kugukorera ikintu kiba atabishaka, ariko iyo ari umuntu ukubeshya udashaka no kugira ikintu bimenyaho, akubwira ko nta kintu cyo kubivugaho afite. Niba rero hari umuntu ujye ugukorera akantu kabi agacunga ari ikintu kibi, agatavuga ati nta kintu cyo kubivugaho mfite cyangwa sinshaka kubivugaho, uwo muntu nyine hari ibintu byinshi utatekerezaga we ashaka kuguhisha, kuko nta n'ubundi buryo afite bwo kwisobanuramo, kuko ari kumva nisobanura araza kwinyuraguramo. Hari n'umuntu wenda utabuzi kwisobanura ku kintu wenda cyabayeho, bati nimbivuga ndavuga n'ibindi bitari bikenewe. Rero agatavuga ati ntabwo nshaka ibyo bintu kubivugaho. Icya kabiri umuntu ukubeshya akora cyangwa azakora, azakubwira ngo nabyo nakora. Ndasanga umuntu aramubwira ati wenda urugero ati wamemukira, agatavuga ati oya ntabyo nakora. Kandi mu by'ukuri nyine turi abantu ntago nyine ushobora guhemukira. Ubundi nyine ibibazo ubundi biza kwinshi. Hari igihe ukorera ikintu kibi guhemuka, ushobora guhemukira umuntu utabishaka, wenda ugatanga amakuru ye runaka bigatuma nyine ibyo bintu wenda bikamugwa nabi, icyo gihe akabyita ngo uramuhemukiye. Kandi wenda mu by'ukuri wowe ibyo bintu wabivuze utanabishaka. Rero nyine nk'umuntu, ariko wa muntu ubuhoro ukubeshya kubwira ko ntabyo, avuga ati sha ibintu ngewe ntabyo nakora, kandi buri ushobora nyine kubikora nk'umuntu wabikoreshejwe n'amarangamutima se, wabikoreshejwe n'ibintu runaka
ugashiduka ikintu wagikoze ariko mu by'ukuri wenda umuntu utarugambiriye kumukorera ikintu kibi ariko ukabikora nyine. Rero umuntu wese uzakubwira ngo reka ibi ntabyo nakora, urabona umenye ko akubeshya. Ati ushobora kumvamo wenda urugero aho batoya ntabyo nakora, ibyo nyine abakubeshya kuko wenda ushobora kubwira umuntu ati nyine ko turi abantu wenda bishobora kunshika, iki kintu kikaba cyanshika nkaba nakivuga, aho nyine undi hagarika kujya ubwira umuntu ngo ntabyo nakora kuko nyine ntago ubuzi wenda hari n'abantu mushobora kuba mufitanye ibibazo runaka cya kinene kuba ngo ntabwo yagikora bika ngombwa akagikora. Abandi nibyo kubwira umuntu ukamuga ati byashoboka ko nagikora nyine bitewe kuko wamenye nyine ejo ukuntu azagenda, bikaba ngombwa nyine nawe akagumana cya kirazera avuga ngo hari igihe yabivuga nyine ukamwerekereka ko uri umuntu nyine. Ubundi ikintu kitwica nyine ni ukwereka umuntu kuri nka marayika ko ibintu byose wabibasha. Icya gatatu gisa nk'iki cya mbere, sinabikora nyine ibyo bintu akakwereka uburyo ibyo bintu ntabyo yakora. Cyatanyije kubona ko nyine kubera ubu uri umuntu nta mbaraga zindi ufite zirenze zo kuba warenga umuntu, ibyo bintu nyine birashoboka ko wabikora. Rero niba ujya ukoresha iri jambo ngo sinabikora, ntabwo ubuzi ushobora kubikora. Nk'ubu hari nk'umuntu wajya kuvuga ngo sinakora iki, akabivuga nko mu myaka 3 cyangwa 4 yashize, haba ati shangiye iki kintu zabaze ntacyo nakora. Wajya kureba nda kuri uno munsi cyangwa igihe gishize ibyo bintu nyine nibyo yakora. Rero ni mu kintu uzanirinda umuntu ukubeshya azakoresha ibyo bintu, azakubwira ngo ntago ngiye ibintu ngo sinabikora, ntago nabasha kubikora. Cyangwa nawe nubwo utaburi kubeshya nyine uzirinde ubundi kubwira umuntu ngo ikintu sinagikora, ibi ntago nyine ntabikora kubera ko ntawamenya ibyo ushobora kubikora utabikoreshejwe. Yego wowe ubishaka nyine ahubwo ari ubuzima bwakuyoboye, ibyo bintu bikaba ngombwa ko wabikora, nabyo nyine birashoboka. Icya kane, umuntu uzaba uri kukubeshya mu gihe wenda azaba ari no kukwisobanuraho, azakoresha ijambo ngo ni gute watinyuka kumbeshyira. Ni gute ubundi akenshi nyine abantu b'abanyabinyoma abashaka ko bamubona nyine nk'umuntu utabeshya. Rero kugira ngo ibyo bintu utabyinjiramo, kugira ngo utinjira muri cya kibazo neza yaguteje, ahita akwicisha ngo gute utinyuka kumbeshyera iki kintu, ni gute watinyuka kumbeshyera. Icyo gihe nyine ni nkaho mugiye muri mpangara ngo hangare, kuko atayari yarangije kukubwira ngo ni gute watinyuka kumbeshyera. Ntago aba ari buzemere ryakosa yakoze, muzahangana mpaka ni muhangara ngo hangare izaba igiye kubaho. Kuko iyo umuntu yatangiye kuvuga ngo ni gute watinyuka kumbeshyera, ntago bizagera nyuma ngo ahindure nyine ibitekerezo, kereka niba ari wa muntu udahagarara ku ijambo ryiwe. Kuko hari umuntu uvuga ijambo yareba ari ribi cyangwa ari ryiza, we nyine akarihagararaho kuko yarivuze. Niba yavuze ati biriya bintu ngiye kubihakana, nyine ubwo agahagarara aho ngaho, yaba ari byo cyangwa atari byo nyine akabihakana. Akamfata urugero wenda ko atari byo, ariko kubera ko yiyemeje ngo ntabwo ndi bubyemere, ubwo nyine mugahangana paka kandi koko bikarangira atabyemeye. Rero umuntu uzakubeshya cyangwa udashaka kwemera ikintu uri kumubwira yakoze, azatangira kubwira ngo ni gute watinyuka kumbeshyera. Ikindi kintu azakoresha, azakubwira ngo kuki unyekera amakosa nk'ayo, gute nyine, cyangwa ngo avuga ngo gute wanyekera amakosa nk'ayo. Nyine kubera ko akenshi nyine ubundi umuntu ubeshya navuga mpuzamahanga ntago akunda kwemera ko nyine we abeshya. Uwo muntu akenshi usanga ari we ukunda kuvuga ngo njyewe ngira ukuri, ngo nkoresha ukuri, nyine akagutsindagira ashaka kukwemeza ukuntu we nyine agira ukuri, atajya ahengeka cyangwa atajya abeshya. Iteka umuntu akenshi uzakunda gukoresha ijambo ngo sinjya mbeshya,
ngo njye mvugisha ukuri, uriya muntu numucunga neza numureba uzabibona, uzabona ko uriya muntu ahubwo ari we muntu wa mbere uzi kubeshya, cyangwa kuko hari umuntu ubundi ubeshya bimeze nk'indwara, ubundi habaho indwara yo kubeshya, umuntu akabifite indwara yo kubeshya pe, akicara avuga ati njyewe ntago nyine ikintu cyose ugasanga hari wenda nk'abantu akenshi ntabwo dukunze kubimenya ko byaba ari indwara, ariko indwara yo kuba umuntu ahora abeshya akantu kose ugasanga yabeshye, ninde wakoze iki akabeshya, ugeze he nyine ugasanga byandi niba mwahanye gahunda aho ati saa 8 duhurira, nyine ubundi kubeshya bitangira ku tuntu dutoya, ntago bitangira ku kintu kinini, ahubwo nyine ni bya bintu bizagenda bikura ariko ubundi umuntu ubeshya bya nyabyo aza kugira ati ni gute unyekera ibi bintu, gute wabinyekera, nawe tayari azaba ameze nk'uyu wa mbere uvuga ngo gute watinyuka nyine kunshinza aya makosa, ntago azaba ari hafi kwemera yo kwemera rya kosa yakoze. Hari igihe nyine nk'uko nabivuze umuntu nyine ahagarara ku kintu yavuze, yaba abizi ko ari cyo yaba abizi ko atari cyo, we akagihagararaho tu, ahagarara ku ijambo we ubwe yivugiye. Ikindi cya 6, ntago umuntu ukunze kubeshya cyangwa umuntu ukoresha ibinyoma akunda kuvuga ngo ntago nibutse kubikora, wenda icyo kintu akaba ni ikintu yagombaga gukora, byari ngombwa nyine ko agikora, ariko nyine ugasanga arakubwiye ngo ntago nibutse kubikora. Kandi nanone uyu muntu uvuga ngo ntago nibutse kubikora akunze amakosa nyine kuyashyira ku bandi, bya bindi twabonye umuntu afata amakosa ye agashaka kubyegeka nyine ku wundi muntu kugira ngo we yerurutse, niko navuga, kugira ngo mubone neza koko nkaho yibagiye kubikora, wenda ugera akavuga ati kuba natabikoze, kuba ntabikoze nuko nyine ari wenda yambwiye gukora ibi, biba ngombwa nyine ko ibyo bintu wansigiye byo gukora ntabikora, nyine agatangira kuguha impamvu ibyo bintu atabikoze, nawe ntago aba ari burende wenda kuvuga ngo kukubwiza nyine ukuri, kubera ko nyine twabonye ko ni amagambo agizwe n'abantu nyine bakunze kubeshya cyangwa kuvuga ngo nibagiwe kubikora. Yego nyine nk'abantu ushobora no kwibagirwa kubikora, ariko nyine bya bintu bihora byisubiramo, ikintu kigahora kisubiramo, nibagiwe ejo, nibagiwe buri munsi, nibagiwe, kandi buri munsi agahora aguha impamvu, wenda nakubwira ati nta mpamvu yabinteye, nuko nibagiwe gusa, nibagiye kubikora, ahubwo buri munsi agahora aguha impamvu ibindi bintu yari ari gukora byatumye adakora bya bintu yagombaga gukora. Aya magambo rero abiri, ntabwo nibutse kubikora cyangwa nibagiye kubikora, uzabisangana umuntu ukunze kukubeshya ku bintu wenda wamusigiye byo gukora n'ibindi. Ikindi cya 7, umuntu akunze gukoresha abeshya mu byo avuga, akunze gukoresha ngo urabona, ugasanga nyine mu bintu byose, ariko n'aka kantu nkunda kuvuga ngo nyine ahantu nigaga, iyo navugaga ikintu wenda nk'uko nyine mwajya nk'umwarimu yakoze ku cyo wasibye, urugero ugatangira ngo nyine urabona, kubera aka kantu kanze kumva mu pe, aka kantu nyine n'akantu pe, ni utuntu twananiye kandi wenda bagiye batunyiyama kenshi, ugasanga ndi kwisobanura ako nkavuga ngo nyine nagiye ngezeyo mbona nuza, nuko turangije nyine iyo nyine rero iyo nyine hari undi muntu nzi yari yaragoye, umuntu yari ari muri nyine sinzi amakosa yari yakoze, ari kumwe na ba prefe ari benshi nyine, nk'uko umunyeshuri yakora ikosa, baramubaza ati isobanure, nyine umunyeshuri kwisobanura, aratangira ngo nyine ngo twagiye nyine mfata iyo pantaro ndayambara, ngo nuko ngo barambwiye ngo ngo barama amafaranga, ngo nyine ubwo benge narababwira ngo iyo nyine ugiye kuvaho ahangaha, urava ari uko utakiri kuyikoresha, bamuha igihano, arongera atangira bundi gushya risobanura, ariko biranga akoresha nyine yewe
bagize abo bamusubishamo inshuro zirenga enye akiri gusubiramo nyine. Ubundi n'akantu ka nyine akenshi gakunze gukoreshwa n'abantu babeshya. Ubwo nanjye ibintu byose mvuga niba mba mbeshya biragoye, gusa njye n'akantu kamba mu kuvuga nyine byanze gushira. Gusa umuntu ukoresha nyine atanakundaga kuyikoresha, uwo muntu azaba abeshya. Anjye ntago mbeshya kubera ko nta kantu kambamo. Uzacunga umuntu udakunda kwikoresha. Ikindi urabona, ikintu cyose agahita arenzaho nyine ngo urabona nyine urabona ukabona niyo yiganje iri kuruta ibindi bintu byose ari kuvuga. Nkuko nyine nayo hari igihe iruta ibintu byose umuntu ari kuvuga asanga niyo akenshi yiganje. Urabona iziganzamo na nyine ziganzamo. Ikindi kubera ko wa muntu nyine azaba ashaka kwigaragaza nk'umunyakuri, azavuga ngo mu by'ukuri. Uzasanga n'andi magambo yose ari kuvuga uzasanga agiye yuzuyemo ngo mu by'ukuri ngo nyine urabona mu by'ukuri ni ikindi kintu kiziganza mu bintu azaba ari kuvuga. Ikindi ni ukuri. N'ubundi ni ibintu bijyanye no kurahira. Ni ukuri ntabwo nabikora. Ni ukuri nagiyeyo ndababura. Ni ukuri nyine ugasanga ibintu byose yabishyizemo ni ukuri. Ibyo bintu bizakwereka ko uwo muntu ari kukubeshya mu gihe ibintu byose ari gukora cyangwa ibintu byose ari kuvuga ari gushyiramo ni ukuri. Ikindi azakora, azakoresha ijambo wasanga. Ubundi iryo jambo rikunze gukoreshwa wenda n'abantu n'umuntu uba utifite wenda icyizere cy'ibintu, ariko udafite icyizere nyine cy'ibintu ari kuvuga. Umuntu niba agiye kukubwira ikintu ari kukubeshya, ugasanga kuvuga ngo wasanga ari byo, wasanga biri bugende uku n'inkora ibi wasanga. Nyine bikunze gukoreshwa, iri jambo rikoreshwa ku muntu ugiye kuvuga ibintu nta cyizere abifitiye. Ikintu cyose umuntu azaba ari kukubwira wenda si no kubanga ari kukubeshya, uzumva hakunze kwiganjamo ijambo rivuga ngo wasanga. Rero uko ryiganza aho ni nako riziganza mu kuvuga ngo mu bintu nyine ari kugusobanurira kubeshya atari byo. Mu gihe azavuga cyane ukumva yakomeje kuvuga wasanga, uzamenye ko uwo muntu ibintu ari kukubwira byose aho ngaho ari kukubeshya. Ikindi nkuko nabivuze nyine umuntu akarenzaho kurahira ni ukuri. Kera hari indahiro niba yari iz'abana ntabyo ngo ndagatema ngo umusara, ibyo nyine ni iby'abana wenda reka mvuga uko. Ariko nyine umuntu uzakubeshya akenshi azashyiramo ikintu cyo kurahira cyane. Ni ukuri kuko nyine azaba ashaka kwereka ko twabonye ko abantu babeshya akenshi bakunze kuvuga ngo njye ngira ukuri, ntago njye mbeshya, ngo ibintu byanjye byose biba ari ukuri. Uwo muntu iteka nureba neza uzasanga ni nawe ukunda kurahira ngo ni ukuri, ngira ukuri, ntago nzakubeshya. Uwo muntu nureba neza uzasanga ari umuntu wa mbere uzi kubeshya. Hari umuntu ubizi pe, hari umuntu ubeshya bakanamufata nyine kari kubeshya wenda mu tuntu ari kuvuga. Hari umuntu utazi kubeshya pe, ako ari n'umuntu ubeshya ikinyoma akagenda ukabona ni ukuri akakigira ukuri. Hari abantu baba bazi kubeshya, hari n'ababyiga, haba hari n'ababyiga. Ako hari umuntu uzi kubeshya kabisa bati kweli urabizi. Abantu kenshi kandi abantu bakunda kubeshya bakunda nyine gutsindagira ko ibintu bari kuvuga ari ukuri. Haba ikintu yagitsindagiye kugira ucyumve nyine ngaho ari icyanyacyo. Rero kugira ngo uzarebe ko umuntu ari kukubeshya, kumenya nyine ukuri, ubundi kumenya ukuri biragoye. Kumenya ukuri biragoye akenshi nyine ikinyoma, hari igihe haba hari ikinyoma ugasanga umuntu anagifite wenda n'ibimenyetso tu, ariko ukuri ugasanga nta kimenyetso wenda gufite. Ari nabyo rimwe na rimwe usanga ukuri gutsindwa, nyine ugasanga ikinyoma cyangwa ibinyoma nibyo byatsinze. Rero ikintu kizagufasha kumenya ngo ibintu ni ibinyoma cyangwa ni ukuri, nyine bizagusaba gushishoza. Bizagusaba gushishoza byagutse kugira ngo utandukanye ikibi n'icyiza cyangwa ikinyoma n'ukuri.
ikiganiro cyanjye yari iki cyangwa yari ibi narinje kukwibwirira kugira ngo ubashe kumenya abo muri kumwe nyine niba bakubeshya, hato wa mugani utazababona nyuma. Icyiza nuko wabimenya cyangwa ukabamenya hakiri kare bitewe n'amagambo umuntu bagenda bakoresha cyangwa umuntu agenda akoresha. Wakoze kuba warangiye mu kiganiro. Ibiganiro byacu nk'ibisanzwe nakagaruka naho ubutaha. Imana ikomeze kubarinda, mutangire umwaka mumeze neza. Ubu muri kuwusoza ariko iya mbere z'ukwa mbere umwaka muzaba mwatangiye undi mwaka mushyashya, katwizere ko muzatangirana ibishya.